abantu dukwiye kuvuga Kristo kuruta kuvuga imodoka iparitse hariya gitangaza. Aho kuvuga Kristo abantu baravuga ubwiza bw'abagabo babo n'abagore babo. Umuntu akamara umwanya anavuga agataka umugore, aho kuvuga Kristo tugataka abantu. Oya, harubanziriza abantu, harubanziriza kubaho, harubanziriza ibiturwanya, harubanziriza intambara dufite, harubanziriza urugamba, harutugize abo turimo, haruduhaye agakiza. Nahabwa icyubahiro. Torero ry'Imana, Imana idufashe. Uwa gatatu nawe atanga impamvu, niwe ngiye gusorezaho. Undi nawe ati narongoye, nicyo gituma ntabasha kuza. Shuhu subukwe nanjye ejo nari mbufite. Hari abantu basangije ibirori by'ijuru n'ibyinaha, nta cyishimo kiraboneka inshuti zanjye, nta wundi muntu uraboneka. Dufite abashumba beza, Imana iduhere umugisha abashumba, ababyeyi, Imana iduhere umugisha batugire neza, Imana iduhere umugisha badukunda. Wa maboko waturambukiye, Imana igukoresheje ukatugira neza, Imana iguha umugisha. Wakoze neza igihe cyawe, Imana ikikigweramo umugisha. Ariko hari amaboko ari inyuma y'ayandi. Hari ubwiza buri inyuma y'ubundi bwiza twabonye ku bantu. Hari ibiganza biri inyuma y'ibiganza byadupfumbatishije. Erega natwe twapfumbatishije n'abandi, ariko ayacu ni magufi paraporo ya Kristo turi inyuma. Aramubwira ati nanjye si ubukwe bwaraye bubaye, ndajya mu bundi naraye mu bwanjye. Hari ubwanjye bwabaye ubwo bundi simbushaka. Ndagira ngo tubyumve cyane. Nibyo urara heza ariko hafite iherezo. Nibyo urya neza ariko bifite iherezo. Nibyo wubatse neza bambe, nibyo ugenda, nibyo ufite poste nziza, nibyo umva isura ni nziza, nibyo rwose abantu umva uri mwiza biragaragarira amaso y'abantu, nibyo ufite umuryango mwiza, nibyo ufite diplome nziza. Ikiriho cyose hari ibindi birori bikiruta, ni ibirori by'umwana w'intama w'Imana. Hari ubundi bukwe buruta ubwo wagize muri graduation, hari ubundi bukwe buruta ubwo wagize cyagiye baguhaye inka, cyagiye wasabwe, hari ubundi bukwe buruta ubwo wabonye cyagiye twagiye convention, hari ubundi bukwe buruta ubwo cyagiye wabonye muri Amerika. Cya kindi waboneye inaha mu isi gikuriwe n'ikizaba mu bwami bwa Kristo, gikuriwe n'icyo Yesu azakorera umugeni we. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Mwami Imana yacu, Mana ikiranuka, turagushimiye iby'imbaraga wakoze hagati muri twe. Turagushimiye ko warinze itorero, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagushimiye ko warinze umudugudu wa KIC. Turagushimiye papa ko nta gikuba cyacitse. Watubereye Imana, watubereye ibyiringiro, watubereye umutabazi, watubereye inshuti. Ntabwo wigeze utererana itorero. Mwami waravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yarihagurukira ntabwo azarishobora, kuko itorero rya Kristo ryubatse ku rutare. Uyu mwanya turagushimiye Kristo kuko wemeye kutwubaka ku rutare. Turagushimiye kandi kubw'imbabazi watugiriye, kubw'ubuntu watugiriye, kandi ubwo buntu wabugiriye isi yose, wabugiriye abantu bose. Waranavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, oh haleluya, nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma, kuko uyu mwanya turi muri wa mwanya mwiza, mwami wo kumva ibyanditswe byera, wo kumva indirimbo, wo kumva amashimwe, oh haleluya, wo kumva ubuhamya bw'ibyo wakoze mwami. Nta wundi ubereye gushimwa, nta wundi ubereye gupfukamirwa, nta wundi wo kwiringirwa usibye wowe Mana yera yo mu ijuru. Wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Wowe wavuze ngo dore ijuru ni intebe yanjye,
isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, ngo umwana w'umuntu azakubakira nzuki. Mwami, tubeshejweho n'ubuntu bwawe, iri teraniro ririho umugisha, uwaririmba ntaba ari we, uwabwiriza ubutumwa ntaba ari we, kandi uzakurikiriza inyigisho, haba ari kuri Zoom, haba ari kuri WhatsApp, haba ari kuri YouTube. Mana, uzahindure imitekerereze y'abatuye isi kugira ngo uhindure ibitekerezo. Mwami Mana, ukore ibyo ushaka mu bushake bwawe uko wabiteguye. Turagushimiye, icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe, mu izina rya Yesu, amen. Mana yadutekerejeho, idutegurira umushyitsi, kandi ni umushyitsi w'umugisha, kuko n'ijambo ry'Imana rirabihamya, kuko ijambo riravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi. Imana ishimwe cyane, akamamaza ubutumwa bwiza. Imana iha umugisha umukozi w'Imana Pastor Bernard. Ni ukuri Imana turayinezererwa, umuhamagaro yaguhamagaye mwiza, kandi Imana iguha umugisha kwemerera ubushake bw'Imana ugahagarara muri uwo murimo neza. Rero ndagira ngo tukwakire, uze wibwire abantu, basuhuze, hanyuma unakomerezeho ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Murakoze, ndabashimiye mwarimu Betty n'itorero n'abakozi b'Imana mwese, muhabwa umugisha n'Imana. Ndashimye Imana rero kubw'uyu mwanya, kandi nshimiye bene data baturaritse kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza udasanzwe w'ijambo ry'Imana. Nzamura Imana icyubahiro, nyishimira kurinda kwayo, nyishimira imitima yateguye, kandi si twe twenyine turabizi ku butumwa bwiza Yesu yatubwiye ko buzagera ku mpera y'isi. Abari hafi na kure mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, dufashwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo duhite turisoma Luka ibice 14 umurongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice byaho 14 umurongo wa 15. Dufatanye ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusome umugani w'abararikwa babi. Nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati, hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati, hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye, atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati, nimuze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati, naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinjyinze mbabarira. Undi ati, naguze amapfizi 10 yo guhinga, ngiye kuyagerageza, ndakwinjyinze mbabarira. Undi ati, narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko uwo mugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze. Maze nyir'urugo ararakara, abwira umugaragu ati, sohoka. Aramubwira ati, sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu, uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati, databuja, icyo utegetse ndagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu ati, sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora, ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri aba bararikwa uzarya ibyo kurya n'abiteguriye. Yesu atugire neza cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye, kandi ngira ngo duhite tuganira bwoko bw'Imana. Ritubera ijambo ry'umugisha, ritubera ijambo twumvira aha, ridufasha, ritwubaka, ritubera impumuro nziza kuko ari ijambo rya Kristo.
dusoma iri jambo natekereje ko tuganira ibintu bibiri: guha agaciro impamvu twaje, icya kabiri gusenya impamvu z'urwitwazo. Guha agaciro icyo twakozweho, ngira ngo mu mwanya mugenzi atanga ubuhamya nzavuga guhamagarwa kwanjye, n'undi nafite uko yagiye hamagarwa, ariko numvise umwuka w'Imana mpata kuvuga kuri ijambo rivuga guha agaciro impamvu yatumye tuza muri ubu bwami, impamvu Imana yaduhamagaye, umuhamagaro mwiza urimo kuragwa ubugingo buhoraho. Biriya yavuze ngo ni umurarika, yarararitse, yiteguye ubukwe bw'umwana we, arangije imyiteguro yibwira kurarika. Mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 22 haravuga ngo abaga amapfizi menshi, ategura ibirori bikomeye, agambiriye kwakira abararikwa. Nashimye Imana ko muri uyu murariko nta ntwererano yasabye, ntiyigeze asaba ko tugirayo twongeraho, ntiyasabye ko tugira icyo tumufasha, kuko nyiri ukurarika afite byose mu kuboko kwe, ahabwa icyubahiro. Ijambo ryavuze ngo nuko atuma umugaragu we, aramubwira ngo genda umbwirire abo natumiye, bene ubukwe abafite ubu butumire baze, kuko ibyo niteguye byamaze gutungana, ibyo kurya byinshi birahari, igihe cyo kurya cyasohoye, ibirori byiteguwe. Biravuga ngo nuko amaze kumutuma asanga abararitswe, asanga bafite impamvu. Navuze ngo turaha agaciro guhamagarwa, tunasenye impamvu zose zirema urwitwazo. Abo turi kumwe, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ubutumwa buratambuka, abatumirwa baba bariteguwe, uwatwiteguye kandi arahari. N'ubu ngubu ijwi rye riduhamagarira cyahamagara, kandi ibyo yatwiteguye nabyo birahari. Ariko umunsi w'ubukwe, umunsi w'ibirori, uwo munsi ugongana n'impamvu. Impamvu ziba inzitizi, impamvu zica ibyishimo by'uwatumiye. Birayavuze ngo uwa mbere bamugezeho baramubwira bati databuja aradutumye ngo ngwino muri bya birori kuko arakwiteguye. Uwa mbere ati naguze umurima, nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinjyinze mubwire ngo mbabarira, naguze umurima. Hari umurima ngomba kubanza kujya kureba, mpamvu yanjye umumbwire ko ifatika. Murima umubwire ko rwose nkeneye kuwureba. Nasomye umuhamagaro wa Elisa ngo yasanzwe mu murima, yasanzwe mu murima arimo awuhingisha, we ntibyari no kuwureba, ariko ntiyagonga umuhamagaro. Umurima ntiwishe impamvu y'ibirori. Umurima ni umurimo. Kristo aduhamagara dukuye mu mirimo itandukanye, n'ibyahingwagamo byari bitandukanye. Hari igihe biba ngombwa ko akabari gakingwa kugira ngo twitabire ibirori by'agakiza. Hari igihe biba ngombwa ko amarogi Yesu ayakinga. Hari igihe biba ngombwa ko itabi ryungukaga Yesu arihagarika. Hari igihe biba ngombwa ko uwo murima awusubika, akagushyira mu murima urimo uruzabibu, akagushyira mu wundi murima usarurwamo ibyishimo n'amahoro. Kuko ibyo twahinze mu mirima ya mbere n'ubundi byatuzaniraga impamvu z'umubabaro, guhangayika, kubura amahoro, gutakaza ibyiringiro no kubura ubugingo buhoraho. Elisa ahamagarwa na Eliya, biravuga ngo nuko aramubwira ngo nkurikira, asiga umurima. Ariko hari n'icyo yakoze cya kabiri nzakuvuga mu kanya. Uyu murarikwa wa mbere rero, impamvu ya mbere yabaye umurima. Aka kazi oya murabizi nawe, urabizi ko ngomba gukora icyo nsabwa ngo nkunde mbona umutsima wo guha abana. Urabizi ko
ntabikoze gutya nawe urabizi ko nta handi nakwerekera. Umuhamagaro wa Kristo urenze ibyishimo by'imirima twaguze, aho tuganishwa n'umwami w'abami harimo umusaruro uruta ibyo twasaruye mu mirima yo hepfo. Imirima y'isi ifite ibyo yera, ariko umurima w'Imana niyo mpamvu iteka baratubwira ngo dusengere abasaruzi, nuko umurima we ngo urimo ibisarurwa. Witeka habwe icyubahiro. Uwa kabiri nawe intumwa imugeraho, intumwa ziramubwira ziti databuja aradutumye ngo bya birori watumiriwe, bya birori wahamagariwe, bya birori wabwiwe, isaha yageze, uriteguwe kandi yakubagiye. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga, ngiye kuyagerageza. Uwo ni uwa kabiri. Naguze amapfizi 10 yo guhingisha. Ikibazo kiracyari mu murima. Nimukurikira imirimo ipfuye twaciyemo, muzasanga icyazanye agakiza atari uko twari kuririmba gusa. Ntabwo twaje mu nzu y'Imana, ntabwo Kristo yaravuze ngo simwe mwantoranyije, ni jye wabatoranyije. N'uwa mbere wari umurima. Twaciye mu madini, twaciye mu bintu n'ibindi, ariko nta wigeze wera amahoro, nta murima twasaremo ibyishimo. Wa kabiri nawe aramubwira ati databuja ndakwinjyinze amapfizi 10, kandi amapfizi nayaguriye kunguka. Urihangana rero ibirori nabisubitse, kwitabira ibirori nabikuyeho. Impamvu yanjye irimo inyungu, impamvu yanjye irimo urwunguko, amapfizi 10 yampenze. Wihanganire ubukwe, kandi umwanya nari kwicaramo nabaye nkuretse. Impamvu yanjye iri mu mapfizi, impamvu yanjye iri mu bimasa. Impamvu ya Esawu yabaye ibishyimbo bitukura. Impamvu ya Aroni yabaye kurambirwa ko Mose atinze. Impamvu ya Yuda mu kagambanira Kristo ngo yabaye amafaranga, aravuga ati ya sinayareka. Nawe aramubwira ati ibimasa ni 10. Ibimasa ni 10, ihangana ibimasa ni 10. Mubwire ngo cya cyicaro yari kwicaramo yakiguranye ibimasa 10. Eliya ahamagara Elisa, yaramubwiye ngo nkurikira, atemagura ibimasa birimo bihinga, kugira ngo atazasubira kubisura agatakaza icyo yari yarahamagariwe. Kuza amaramaje byatumye ibimasa byose. Witeka tugire neza. Ibimasa byacu nshaka kuvuga ntabwo ari ibiduhesha kubaho. Kristo arabizi ko tugomba kubaho. Ndashaka kuvuga izindi impamvu z'urwitwazo zitwambura umuhamagaro, zitwambura agakiza, zitwambura ubugingo. Witeka tugire neza cyane. Nasomye impamvu zagiye zibaho zinaniza. Gideyoni amaze gutsinda abamidiyani hano mu bacamanza, igitabo cy'abacamanza, haje impamvu ngo y'umwambaro. Ababonye arwanisha ibibindi bose, ababonye akubita ikondera abamidiyani bagatsindwa, ababonye akubita hasi ibibindi, umurindi w'Uwiteka ugakinagiza ibitero bya Midiyani, ngo bitegereje intsinzi ya Gideyoni ishorewe n'Uwiteka, biravuga ngo baje bazanye ituro riturwa Imana, ariko kuko batayireba baramubwira ngo Gideyo, twararirimbye mu rugamba tuvuga ngo ni kubw'Uwiteka na Gideyoni, akira ibi byose ubimurikira Uwiteka. Ngo barunda ikintu cyose kiva ku izahabu, ikintu cyose cyashongeshejwe mu izahabu, bakwetura n'imiringa, bakwetura ngo barakwetura ikintu cyose n'imikufi, barunda imbere y'Uwiteka.
babwira Uwiteka bati tubuze ikindi twaguha, bawakira ibingibi bishongeshwemo icyo uzajya urebera mu ihema ryawe ukanezerwa. Ariko ndashaka kuvuga impamvu. Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo impamvu ingana ururo. Impamvu tugiye gusenga mu kanya ndaza kwivugaho tugira ngo umuntu wese wumvira ijambo yigobotera impamvu. Impamvu si uwakuvuze, impamvu si ukwanga, impamvu si uwakuroze, impamvu si ukubura akazi, impamvu si ukuba mu nzu y'ubukode, impamvu si ukutize, impamvu si abakugerageza. Impamvu iri inyuma y'umuhamagaro turayisenyesha imbaraga z'ijambo ry'Imana. Gideyoni bamaze gukwetura ngo imiringa yose, imikufi, amashenete n'ibindi, ngo ikintu cyose cyayagirijweho izahabu bagishyira imbere y'Uwiteka. Ariko baramubwira bati hamwe n'Uwiteka Imana watabaranye nawe kigenza uko ushaka. Biravuga ngo aterwa n'impamvu y'umwambaro, ngo acurishamo umwambaro witwa efode azajya yambara agiye kubonana n'uwamuhaye gutsinda. Amaze kuwudodesha, amaze kuwushongeshaho izahabu, hanyuma ngo uko abiseri baza, uko baza kumusempa, ngo Uwiteka wajyanye na Gideyoni mu rugamba agatakaza impamvu yabahaye gutsinda. Turimo turatakaza impamvu turi abagabo tubigizwe n'Uwiteka. Abantu baratakaza impamvu y'umuhamagaro y'icyatumye bakurwa mu byaha bakaza mu gakiza. Yesu ahabwa icyubahiro. Uwo mwambaro acuruze mu izahabu waruje mu ishimwe, waruje gushimira ko Imana yabanye nabo ku rugamba bagatsinda Abamidiyani, ngo arawumanika awushyira ahirengeye amaso y'abiseri bose bazaza gushaka Imana bareba. Hanyuma ngo uwo mwambaro uko baje bakawurangarira, abana bavutse nyuma y'urugamba bakarangarira umwambaro, bakarangarira umwambaro, bakarangarira umwenda. Ijambo ravuga ngo uko Imana itavugwa mbere y'uko bavuza umwenda, aho kubanza izina risumba ayandi, aho kubanza iryeyura umubabaro, aho kubanza izina riruhura, aho kubanza izina ritanga amahoro, bakabanza ngo kubararira wa mwambaro bacuze mu izahabu bakawita efode. Imana igenda ikayuka, iryo zina rigenda riyonga. Hari ibindi birimo bivugwa muri iyi minsi, bene data, ndagira ngo twirinde bitakamura imbaraga z'izina twahamije. Zina nkunda ni rya Yesu, risumba uko turivuga, ntaho mu isi warisingiza uburyo buhagije. Impamvu ya Gideyoni n'Abisirayeli bagenda barangarira umwambaro, turi kurangarira ibyubakwa muri iki gihe, turarangarira iterambere, turimo turarangarira ibigezweho n'ibyaduka, turarangarira n'ahandi no muri covid hari ibirangaza byinshi, nubwo byabamwe umubare ariko nabyo birarangaza amaye, bikereka umuntu ko nta kimana irakora. Turarangarira mu mubabaro, turarangarira mu bidafite epfo na ruguru. Uwo mwambaro ubwawo imbaraga zibakamuramo kwibuka watumye banesha zirashira, ngo aho kuza kumuramya bakajya baramya wa mwambaro wacuzwe mu izahabu. Yesu adufashe. Aho kuvuga Kristo, abantu dukwiye kuvuga Kristo kuruta kuvuga imodoka iparitse hariya igitangaza. Aho kuvuga Kristo, abantu baravuga ubwiza bw'abagabo babo n'abagore babo. Umuntu akamara umwanya hanavuga hagataka umugore. Aho kuvuga Kristo tugataka abantu. Oya, harubanziriza abantu, harubanziriza kubaho, harubanziriza ibiturwanya, harubanziriza intambara dufite, harubanziriza urugamba, harutugiza abo turimo, haruduhaye agakiza. Nahabwa icyubahiro. Torero ry'Imana, Imana idufashe. Uwa gatatu nawe atanga impamvu, niwe ngiye gusorezaho. Undi nawe ati narongoye, nicyo gituma ntabasha kuza. Shuhu subukwe nanjye ejo nari mbufite. Hari abantu basangije ibirori by'ijuru n'ibyinaha,
nta cyishimo kiraboneka nshuti zanjye, nta wundi muntu uraboneka. Dufite abashumba beza, Imana iduhere umugisha abashumba, ababyeyi, Imana iduhere umugisha batugire neza, Imana iduhere umugisha abadukunda. Wa maboko waturambukiye, Imana igukoresheje ukatugira neza, Imana iguha umugisha. Wakoze neza, igihe cyawe Imana ikikiguheramo umugisha. Ariko hari amaboko ari inyuma y'ayandi, hari ubwiza buri inyuma y'ubundi bwiza twabonye ku bantu, hari ibiganza biri inyuma y'ibiganza byadupfumbatishije. Erega natwe twapfumbatishije n'abandi, ariko ayacu ni magufi paraporo ya Kristo turi inyuma. Aramubwira ati nanjye si ubukwe bwaraye bubaye, ndajya mu bundi naraye mu bwanjye, hari ubwanjye bwabaye ubwo bundi simbushaka. Ndagira ngo tubyumve cyane. Nibyo urara heza ariko hafite iherezo, nibyo urya neza ariko bifite iherezo, nibyo wubatse neza bambe, nibyo ugenda, nibyo ufite poste nziza, nibyo umva isura ni nziza, nibyo rwose abantu umva uri mwiza biragaragarira amaso y'abantu, nibyo ufite umuryango mwiza, nibyo ufite diplome nziza, ikiriho cyose hari ibindi birori bikiruta, ni ibirori by'umwana w'intama w'Imana. Hari ubundi bukwe buruta ubwo wagize muri graduation, hari ubundi bukwe buruta ubwo wagize cyagiye baguhaye inka, cyagiye wasabwe, hari ubundi bukwe buruta ubwo wabonye cyagiye twagiye convention, hari ubundi bukwe buruta ubwo cyagiye wabonye muri Amerika. Cya kindi waboneye inaha mu isi gikuriwe n'ikizaba mu bwami bwa Kristo, gikuriwe n'icyo Yesu azakorera umugeni we. Yesu ahabwa icyubahiro. Cyangwa aterega umuhungu we yarongoye, nanjye naraye nkozo, nanjye narongoye, ubundi se si amahoro baririmba, nanjye ndayafite, nanjye umutima wanjye uguwe neza. Oya, birashira. Oya, bifite ikibinaniza. Oya, ibyo urimo bifite aho bigarukira. Nibyo iyo ntebe igira irangirira, nibyo ubwiza nabwo ni ibirori byawe, ariko bufite aho butarenga. Inshuti zanjye, mwakira ijambo ry'Imana. Aravuga ngo mugende mumumbwirire ngo ibyo yarayemo nabyo ni ibirori, nubwo ibyo byawe nabyo by'umunsi ari ibirori, ariko oya ntibingana n'amariba samwe. Abanyoye kuri ubugingo bararuhutse, bafite ibyishimo. Haleluya! Bashobora kugira amafaranga make cyangwa menshi, ariko baruhutse imbere. Umuntu uri imbere yararuhutse. Umwera w'isi wamushizeho kuko yasizwe amavuta y'Umwuka Wera. Turasabira umugisha abantu bose dusangira ijambo ry'Imana. Nyir'ubukwe ngo arangije atuma umugaragu amubwira atumva rero niteguye nta kabuza. Erega mu ijuru bariteguye nta kabuza. Aramubwira ngo uhereye aka kanya genda mu nzira, ujye mu nini n'intoya, ujye mu midugudu, ujye hose, ujye mu bihanamanga, ujye mu icyo nshaka nuko ibi byicaro bigomba kubonekamo ababyicaramo. Uzane hano abakene, unzanira abakene. Niryo jambo Yesu yabanje avuga abahiriwe. Yavuze ngo ahirwa abakene mu mitima, twaraje tumukeneye twaramubonye. Uzane ibirema, uzane impumyi, ngababo yahereyeho inaha. Ibitangaza bya mbere yakoze ni ibi. Yadukenuye icyo twari dukeneye kirenze icyo dukeneye. Yadukenuye imbere, yaduhaye aho ibyishimo biva, yatugejeje ku iriba rivomwaho amahoro. Twari dukeneye amahoro, yarayaduhaye. Twari dukeneye urukundo, yaradukunze aduha gukunda abandi. Twari dukeneye imbabazi, amaze kutugira imbabazi, twumva muri twebwe natwe hari imbabazi twahesha abandi. Aramubwira ngo mugaragu wanjye genda unzanira abo. Nicyo Yesu yahereyeho, yahereye kuba mugaye. Bityo twari tumugaye, ingingo zari zimugaye, twagiraga indimi zimugaye mu kubeshya, ariko Yesu ahageze mu bukwe bwe, kuko mu murariko we harimo no kugira ngo ayinda gushimya Kristo, hari no kugira ngo agorore ahagoramye, hari kugira ngo atweze kandi aduha agakiza. Bene data, ijambo ryavuze ngo nuko shebuja abwira umugaragu ati sohoka wongere ugende mu nzira nyabagendwa, jya n'ahandi, jya no mu mayagahobere naravuka, jya n'ahandi.
ayiwe ndagushimye mwami, jya n'ahandi, jya no mu cyaro kuko agakiza sakaba umujyi gusa. Jya n'ahandi, si Israheli yonyine, oya jya n'ahandi, jya no kuri ubabaye, jya n'ahandi mugaragu, jya n'ahandi ubwire n'abari muri gare ko Yesu akiza, jya n'ahandi wicika intege, ibyicaro biriyo, abazabyicaramo umwami Imana arimo arabararika. Yesu atugire neza cyane. Jya n'ahandi, jya n'ahandi hari imfubyi irimo ishaka, jya n'ahandi hari urugo rufite umubabaro udashira, jya n'ahandi, jya no kwa muganga akuka akanyuma katarangira ataranyakira. Ayiwe abatorewe gutaha ubukwe mureke tujye n'ahandi, tujye kubwira n'abandi ko Yesu aruhura, tujye kubwira n'abandi ko ibyicaro bihari, no kukabarerega bazajyana natwe, n'abari hahandi, na bamwe bategera hahandi, na bamwe bagorobereza hahandi, na bamwe bari hahandi, n'abari muri gobyo, n'abarimo. Jya n'ahandi no muri gereza ugereyo babwire ngo namwe amazina yanyu yakwandikwa. Jya n'ahandi babwire urukundo rw'Imana ko mu birori nawe bafite icyicaro. Ayinda gushima wera, mu birori nawe ufite icyicaro, niwakira icyicaro mu birori by'umwana w'intama, ufite icyicaro. Yabwiye Natanayeli ngo Natanayeli we wijejwe, unyijejwe n'ibyo mvugiya, kuba nkubwiye iryo gusa ritumye wizera, kuba nakubonye munsi y'igiti cy'umutini urizeye. Yo munsi y'igiti cy'umutini hasozwa n'ibirori, hari n'ubukwe. Natanayeli aramubwira ngo uzabona n'ibiruta ibyo, uzabona ibiruta agahinda wagiriye munsi y'igiti, uzabona ibiruta amarira wabuze uguhoza, uzabona ibyishimo biruta iby'urushako, uzabona ibirenze ibyo. Mu birori bye harimo amahoro menshi, harimo agakiza. Jya n'ahandi, aramubwira ngo mugaragu wanjye jya n'ahandi. Bakozi b'Imana jya n'ahandi, no kuri YouTube umpamye umvaye, abari mu iteraniro rya Kacyiru tubasaba umugisha, bwoko bw'Imana, teraniro torero tubasaba umugisha, ariko ubutumwa buzagere n'ahandi. Urimo urararikwa mu birori batariramo, urararikwa mu birori by'amahoro, urararikwa mu birori biruhura, urararikwa mu birori by'agakiza, urararikwa kuzarenga isi y'umubabaro ukagera mu bwami budashira. Urararitswe mu Kristo, urahamagawe. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusenge. Jya n'ahandi, yageze iwacu amagakiza, ndumva ubutanzabaho ubuhamya, ndifuza kuzatanga ubuhamya, kuko jya n'ahandi. Nari ahandi nanjye, nari ahandi nabanaga n'abapadiri ari i Nyanza, nakijwe mba mu kigo cy'abapadiri muri Orufurina kwa Padiri Simosi, mu bihe bigoye bikomeye, ariko mbona n'ahandi agerayo. Aho uri hose mwene data arahaza, mu buriri bwawe agerayo, aho abantu bakunaza agerayo, aho bakuziritse agerayo, aho abarozi bakurogeye agerayo, aho bagusebya bavugira agerayo, aho bakwanga bicaye agerayo, aho bakugambanira agerayo. Aravuze ngo jya n'ahandi, unzanire n'uriya baremaje. Hari amagambo uvugwa akakugira impumyi ukarindagira, ukareba ibirori kuko wavuzwe nabi. Niko yavuze ngo unzanire n'impumyi, nzanire n'ibirema. Hari abantu baremaye, yize gukora ariko amaboko abuze icyakora araremara. Hari abantu baremaye, yarakunze arangwa, yo agambaniwe ahita aremara. Urugingo rwitwa urukundo rwabaye ruremaye, ariko yavuze ngo jyayo naho, umubwire ngo mu bukwe hari icyicaro cyawe, umubwire ngo mu birori wabagiwe, umubwire ngo mu birori amazina yawe yanditswe, mu birori byiteguwe. Umva, wahuye n'umubabaro, ariko hari ibirori byiteguwe. Wahuye n'isi ibabaza, wahuye n'isi yica, wahuye n'imyuka igambana, wahuye n'ubugome bwa Satani, wahuye n'ibitero by'umwanzi, wahuye n'umwijima w'ikugerageza. Arakubwiye ngo hari ibirori, hari intebe yawe. Mu birori byari intebe yawe, hari icyicaro ugomba kwicaramo, hari umubabaro ugomba kuruhuka, hari imbaraga zigomba kukurekura, hari imyuka igomba kukwibagirwa. Nta gahinda, nta mubabaro, uzishima unezerwe, uzashimira Uwiteka Imana yawe icyicaro kizaguhaye. Hirya y'ibi waciyemo ibyiza byinshi biragutegereje, hirya amarira menshi warize ibyishimo bidashira biragutegereje. Icyagusaba ni ukamenya umuhamagaro, icyagusaba ni ugukuraho impamvu. Wimubwira impamvu itabe ngo karame, wimubwira impamvu
wimubwira ko ukeneye cyane n'abakene yarabakenuye, wimubwira yuko bidashoboka, wimubwira ko abantu bakwanga warakwikundira, wimubwira yuko nta kazi, humura abatagira akazi afite ni benshi, wimubwira ko ufite amafaranga menshi, abayafite bapfuye urw'agashinyaguro ni benshi, abo nabo yarabashyikiriye, wimubwira ko ufite ubwenge bwinshi, niwe bwenge, niwe kumenya, niwe buhanga, niwe mahoro, niwe mbaraga, niwe nyir'ibyiringiro, niwe gukomeza abamushaka. Tugusaba umugisha mwene data, mwakire, ni umuhamagaro gusa, twagira ngo witabe umuhamagaro w'ijwi rikubwira ngo uzatahuke bw'umwana w'intama, uzaboneka muri biriya birori, akira agakiza. Biragusaba kwihana gusa. Kwakira invitation y'ubukwe ni ukwakira agakiza, ni ukwakira ubutumire buvuga ngo mwami, impamvu zose, erega hari impamvu maye ivuga ngo ndarekura uriya mugabo se nzabahone, ndarekura se aka kazi nzabahone, ndarekura uriya musore se nzabahone, ndarekura se, oya rekura icyaha, rekura impamvu, bwira impamvu zose ngo Yesu arakuruta, bwira impamvu zose ngo wancunguye, hakira amahoro, ndarekura uyu muti se nzakira indwara gute. Umuntu wese afite imiti iriti y'abapfumu, afite imiti iriti yo bakuvugutira, kandi iyo ndwara arayikoraho. Itabira ubukwe gusa, mu bukwe mu birori bye uzashira agahinda n'umubabaro. Imana ibahe umugisha mwese, reka tubasengere. Mana y'icyubahiro, umugisha ubwoko bwawe, abo dusangiye ijambo bose, abazaryakirira hafi, abari kure ndetse na hafi bakira umugisha. Mana dushimye umurariko mwiza twararitswe n'iri torero rya Kacyiru, bakozi bawe baduhamagaye kubw'umwuka wera, turavuze ngo bahe umugisha. Kandi abo dusangiye ijambo bose, umuntu wese abe mu butumire, nanjye ngusabye ko ijwi ryawe ndihera agaciro mu butumire, kugira ngo ubu bukwe nzicarane n'abera, tuzasangire ku meza. Yaravuze ngo sinzongera kurya, sinzongera kunywa kuri iyi vino ntaricarana n'umugeni. Ndagushimye ko ariwe bikoze utya, abakira ijambo bose bakire no kuruhurwa naryo, kandi amahoro adashira aruta y'umuntu yavugisha akanwa ke. Imana yaherekeresha ijambo ryayo kubakira ubutumwa bwiza bose, mu izina rya Yesu, amina. Yesu abahe umugisha mwinshi, amen. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.